Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri uyu mugoroba ku itariki ya 4 ukwezi kwa 2026 ku munsi w'ejo ni ku itariki ya 5 ndetse no ku munsi w'ejo ndi ku itariki ya 6 mu Rwanda harateranira inama y'umushyikirano. Ni inama yitabirwa n'ingeri zitandukanye, abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye ndetse n'abandi babahawe ubutumire na guverinoma y'u Rwanda nk'uko bisanzwe. Ni inama iyoborwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma rero inama y'ubushize ya 19 yafatiwemo imyanzuro igera kuri 13, imyanzuro ikomeye cyane. Amakuru mfite ndetse maze no kongeraho nuko iyo myanzuro yashyizwe mu bikorwa ku rugero rwa 80%. Hanyuma kandi rero uwitwa Bamporiki Edouard wahoze ari minisitiri cyangwa se umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi mbere yuko aza gutabwa muri yombi akurikiranwe ibyaha bifitanye isano n'indonke. Makuru atugiramo agakanya mu buryo butunguranye cyane. Muribuka ko mu bihe byatambutse Bamporiki yari yitabiriye inama ya kongere y'umuryango wa RPF Inkotanyi ndetse aza kwaka n'ijambo, aza kurihabwa, aza kubwira ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Abati nsinzira ubu ngubu rwose ati najya mu ijuru, kuko yavuga ati ntako bisa ntibisanzwe kubagira inkange Bamporiki uyu munsi none nkurikije ibyaha nakurikiranyweho, aho nagombaga kuba ndi mageragere ariko nkaba noneho ndi mu nama y'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Hanyuma yagize ati ndashimira by'umwihariko ati abanyamuryango wa RPF Inkotanyi, ndashimira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse n'abandi batandukanye. Bamporiki Edouard. Mbere yuko rero ngaruka kuri aya makuru yose muri rusange, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezwe muri aka kanya kuri mugoroba wo ku itariki ya 4 i Paris mu Faransa. Muhayimana Claude yatangiye urubanza rw'ubujurire yivuguruza. Urugero rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rwanda rw'i Paris mu Faransa rwatangiye kuburanisha umunyarwanda Claude Muhayimana wakatiwe igifungo cy'imyaka 14 nyuma yo kumuhamya uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mbere yuko urubanza nyirizina rutangira tariki ya 3 Gashyantare 2026 mu gitondo habanje igikorwa cyo kwemeza inyangamugayo 9 zizafasha abacamanza guca urubanza n'5 z'abasimbura. Iki gikorwa kirangiye, perezida iburanisha yitwa Sabine Lassi yakoreye inyangamugayo raporo irimo incamake kuri dosiye ya Muhayimana Claude kugira ngo azayifashishe mu kumva neza urubanza. Hakurikiraho kumva raporo y'umuhanga ku myitwarire y'ushinjwa. Perezida w'iburanisha, abanyamategeko bunganira abarigira indishyi mu rushinjacyaha n'abanyamategeko ba Claude Muhayimana bamubajije ibibazo ku myirondoro ye, ubuzima yabayemo nuko yahunze. Umucamanza bajije Muhayimana Claude niba umuryango we wari Bahutu cyangwa se Abatutsi, abanza gusubiza ko ntacyo abivugaho kuko ngo nta tandukaniro ryagaragaraga hagati yabo, ariko nyuma avuga ko se yari Umuhutu nyina ari Umututsikazi. Ku rugendo rwe ajya mu buhungiro, Muhayimana Claude yabanje kuvuga ko mu ntangiriro za Nyakanga mwaka wa 1994 yumvaga ko nta mpungenge afite ku mutekano we, bityo ko ariyo mpamvu yajyaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Zaire y'icyo gihe akagaruka mu Rwanda. Nyuma Claude Muhayimana kandi yivuguruje asobanura ko yahunze kubera ko ngo inkotanyi zamuhigaga bukware. Afata icyemezo cyo gusiga mu Rwanda umukobwa we n'umugore we wari utwite, anyura mu bihugu bitandukanye bya Afurika mbere yo kugera mu Faransa. Claude Muhayimana, umucamanza yibukije Muhayimana ko ubwo yasabaga buhungiro mu Faransa yavuze ko myaka 1990 yafunzwe ashinjwa gukora n'inkotanyi, nubwo kuri inshuro azishinja kumuhiga. Muhayimana Claude yabanje kandi guhakana ko yafunzwe myaka 1990 ariko nyuma arabyemera. Yisiguye gusobanurira umucamanza ko ukunyuranya kwabayeho kwatewe n'amakosa y'abasemuzi. Byateganyijwe ko kuri wa 4 Gashyantare urukiko rutangira kumva ubuhamya bw'abatanga buhamya ku bikorwa bya Claude Muhayimana cyane cyane mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Muri rubanza ruzamara ibyumweru 4 hazumvwa abatanga buhamya 50 bo ku ruhande rw'abashinja n'abashinjura. Abatanga buhamya 20 bazabutangira i Kigali hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Muhayimana Claude yavukiye mu yahoze ari prefecture ya Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda mwaka wa 1961 mu gihe cya jenoside. Umushoferi imodoka ya guest house yahungiye mu Faransa ahabwa ubwenegihugu mwaka wa 2010 atura mu mujyi wa Rouen. Tariki ya 9 Mata 2014 Muhayimana Claude yatawe muri yombi na polisi y'Ufaransa ashingiye ku kirego cyatanzwe n'umuryango CPS uharanira kugeza ubutabera abakoze ibyaha bya jenoside bakishe. Hanyuma tariki ya 10 Mata 2015 Muhayimana Claude yarafunguwe afungishwe ijisho n'ubushinjacyaha mu gihe yarakurikiranywe. Urubanza rwe rwari gutangira muri 2020 ariko rwarasubitswe kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije isi muri icyo gihe. Mbere gato yuko tujya ku makuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko uwitwa Bill Stevenson wahoze ari umugabo wa Jill Biden
mbere y'uko ashakana na Joe Biden wayoboye Amerika akurikiranyweho kwica umugore wa Bill Stevenson witwaga Linda Stevenson yasanzwe mu rugo rwe ruherereye i Delaware ku 28 Ukuboza 2025 nyuma y'uko yari yagiranye intonganya n'umugabo we. Kuwa kabiri Gashyantare 2026 Bill Stevenson yataye muri yombi na polisi yo mu gace ka Newcastle ndetse agezwe imbere y'urukiko nyuma y'uko bigaragaye ko ashobora kuba afite uruhare mu rupfu rw'umugore we. Kugeza ubu uyu mugabo ugifunze ashobora kurekurwa agakurikiranwa ari hanze mu gihe cyose yabatanze ingwate $500,000 by'amadolari y'Amerika. Bill Stevenson na Jill Biden basezeranye nk'umugabo n'umugore mu mwaka w'1970 ariko batandukana mu mwaka w'1975 nyuma uyu mugore yashakanye na Joe Biden waje no kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu wa 2026 nyuma yo gutorwa muri 2021. Ikaze muri amakuru. Hari itangazo maze kubona mu kanya gato rishyizwe hanze na guverinoma y'u Rwanda mu by'ukuri rigaragaza ibijyanye n'imyanzuro. Riravuga yuko imyanzuro y'umushyikirano iheruka yubahirijwe ku kigero cya 80%. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko imyanzuro y'inama y'umushyikirano ya 19 yashyizwe mu bikorwa ku rugero rurenga 80%, aho nko kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, kubaka udukiriro mu gihugu hose ndetse no korohereza abanyarwanda baba hanze y'igihugu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu biri mu byagezweho neza. Umushyikirano wa 19 kandi wafatiwemo imyanzuro 13 irimo ingingo zigamije guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no guteza imbere urwego rw'imiyoborere. Umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yitwa Geoffrey Kabera yabwiye RBA ko imyanzuro yose yashyizwe mu bikorwa ku rugero rurenze 80%. Ati imyanzuro muri rusange iri ku kigero kiri hejuru ya 80%, duhereye cyane ku buhinzi. Twagiye tubona ko ubuhinzi bwagiye kandi buzamuka neza, hiyongereyeho ubuso buhingwa nk'uko byari biteganyijwe. No handi hari ibikorwa bijyanye no kugira ibihingwa, hari imishinga itandukanye yagiye kandi ikorwa yo kugira ngo tuzamure ubuso buhingwaho. Geoffrey Kabera yasobanuye ko umushinga wo gutunganya igishanga cya Nyiramageni, igishanga cy'Akanyaru, imishinga yo kuhira Ikirehe, Kayonza n'ahandi byose bijyanishwa ni bikorwa byo kugira ngo tubashe gusugunika nabyo byagiye bikorwa kugira ngo umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ugere ku isoko. Ati bisaba imihanda yaba iya kaburimbo n'imihahirano. Kabera yavuze ko hatunganyijwe ibirometero birenga 2200 by'imihanda y'imihahirano yagiye icungwa neza kugira ngo abantu babashe kuyigendamo neza, ndetse irenga 58 ikimeze neza. Ku myanzuro wavuga ko hagomba kubakwa udukiriro mu gihugu hose kandi hakiyongeraho umusaruro w'ibikorwa bidukomokaho. Yavuze ko hashyizweho uburyo bwo kugira ngo turusheho gucunga neza udukiriro mu gihugu hose kugira ngo n'abikomokamo babashe kandi kubona inyungu, cyane ko twabonye ko ubu abarenga 370,000 bamaze kubonamo akazi, bigaragaza ko bifite akamaro ku banyarwanda kandi bafasha kunoza ibyo bakora. Kuva umushyikirano wa 19 urangiye rero huzuye amashuri 24 y'imyuga n'ubumenyingiro, mu gihe kandi andi 135 yatangiye kwigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, bituma muri buri murenge hari amashuri yigisha aya masomo. Ishoramari ry'abari muri diaspora ryarazamutse. Gahunda zihuza abanyarwanda bari mu mahanga zakunze kandi kugarukamo ingingo yo gushora imari mu gihugu cyabo ndetse no kurushaho kuzamura umubare w'amafaranga bohereza mu gihugu. Imibare ya Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko amafaranga yoherejwe n'abanyarwanda bo mu mahanga yageze kuri miliyoni 502 z'amadolari Amerika muri 2024 avuye kuri miliyoni 500 z'amadolari Amerika muri 2023. Kabera Geoffrey yasobanuye ko hari imishinga itandukanye ababa mu bihugu by'amahanga basobanuriwemo uko bayishoramo imari, harimo n'ubwubatsi, buhinzi, inganda n'ibindi. Ati ishoramari ryagiye rituruka mu bantu batuye hanze ryageze kuri miliyoni 35 z'amadolari Amerika, bikaba kandi ari ibintu twakwishimira kandi bigaragaza ubushake bukomeye cyane bw'abanyarwanda batuye hanze. Mu bindi byagezweho biturutse mu myanzuro y'umushyikirano harimo kumenya ahantu hari urubyiruko rw'abanyarwanda biga ubumenyi bw'imboneka rimwe kandi bagashishikarizwa gutaha igihe barangije amasomo. Ati ubu habanje kumenya abariyo kugira ngo habarurwe neza. Kugeza ubu hari abo twagiye tubona ati ko bakeneye kuza bagafasha mu gihugu ahantu dufite ibibazo byo kutagira ubumenyi bihagije, aho tumaze no kubona barengeje 50 bagiye bagaruka kandi bakinjizwa mu mirimo itandukanye ifitiye igihugu akamaro. Iyi nama y'umushyikirano ya 20 iteganyijwe ku munsi w'ejo tariki ya 5, ku munsi w'ejo no ku tariki ya 6 Gashyantare 2026. Inama y'igihugu umushyikirano kandi yibanda ku gusuzuma aho igihugu kigeze mu kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda, gushaka ibisubizo by'ibibazo byagaragaye mu nzego zitandukanye n'ibindi bigamije iterambere rirambye muri rusange. Hanyuma navuze kuri Bamporiki Edouard ndagira ngo mbibutse ko ku munsi w'ejo byitezwe ko azagaragara muri iyi nama y'umushyikirano. Niba Bamporiki Edouard yaratumwe muri Kongre ya RPF Inkotanyi,
ni gute yabura muri inama y'umushyikirano izaba ku nshuro ya 20. Icyo gihe mu nama ya kongere ya RPF Inkotanyi yagize ati imbabazi za Bamporiki n'abayobozi bahaswe ibibazo ni ibyaranze inama nkuru iyo FPR Inkotanyi. Ati ku itariki ya 19 Ukuboza 2025 abanyamuryango basaga 2200 bitabira inama nkuru ya 17 y'umuryango wa FPR Inkotanyi yasize hashashwe inzobe ku bibazo bitandukanye ndetse kandi aganirwa kwa zaza h'igihugu naho uyu muryango. Iyi nama yitabiriwe na Perezida Paul Kagame akaba na chairman wa FPR Inkotanyi ndetse na Madame Jeannette Kagame. Yaranzwe no kugaragaza ibimaze kugerwa na FPR Inkotanyi y'igihugu muri rusange mu myaka 30 ishize. Hasuzumwe kandi ibibazo bikomeye bikomeje kugaragara muri urugendo ndetse abayobozi bafite aho bahuriye nabyo basabwa kubitangaho ibisobanuro. Ikindi gikomeye cyaranze iyi nama nuko Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi asabye imbabazi abanyamuryango ba FPR Inkotanyi kubera mikoro idahwitse yamuranze ndetse igatuma atabwa muri yombi. Yashimiye Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi umubabariye agafungurwa. Icyo gihe nimwe mu byagiye bigarukwaho muri rusange. Byitezwe ko ku munsi w'ejo Bamporiki azagaragara muri iyi nama kandi byitezwe ko uyu mwaka utarenza 2026 Bamporiki ari mu nshingano ashobora kuzahabwa na leta y'u Rwanda cyangwa se n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uko yaramubwiye ati nizere ko ibyo byakubaho byose wabivanyemo isomo. Ati kandi dukomeza kureba imbere ibizaza ndetse n'icyo twabikoraho muri rusange. Akaba rero ari amagambo y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Amakuru wajyanye n'ubutabera, umuryango w'umupolisi wagonze wamuhaye imbabazi. Ibishya ku rubanza rwa DJ Toxic Shema Arnaud wamamaye nka DJ Toxic yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana asaba ko yarekurwa by'agateganyo bitewe nuko hari inshingano asabwa kuzuza zirimo n'iza kibyeyi. Niburanisha ryabereye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Nyamirambo kuri wa 4 Gashyantare 2026 ni nyuma y'uko DJ Toxic ukurikiranyweho ibyaha bitatu yari yajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo kuwa 14 Mutarama 2026 gitegeka ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Icyo gihe urukiko rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko mu byaha bine yabanje gukurikiranwaho n'ubushinjacyaha bitatu muri byo hagaragajwe impamvu zikomeye zituma bikurikiranwaho. Mu iburanisha ry'uyu munsi Shema Arnaud wari ufite abamwunganira babiri yabanje kwiburanira agaragaza ko icyemezo cyo kumufunga iminsi 30 akinenga kuko afite umwana muto yitagaho ndetse ko n'ababyeyi be barwariye aho baba mu Bubiligi kandi ari we usanzwe abitaho. Ikindi ngo nuko afite ibikorwa by'ubucuruzi akora yakuragamo amikoro yo kwita kuri ibyo byose ubu bikaba biri kwangirika akaba akeneye kujya gukomeza kubyitaho. Uruhande rw'abamwunganira rwagaragaje ko nta mpamvu rusanga agomba gufunga iminsi 30 kuko umuryango w'umupolisi yagunze akitaba Imana wemeye gutanga imbabazi kuko wasanze bitari bigambiriwe kandi nta kindi bapfaga. Indi mpamvu abunganizi be bagaragaje nuko impanuka atayikoze abigambiriye ndetse ko ari ubwambere yaragonze umuntu. Ikindi ngo nuko guhungira i Karongi nyuma gukora impanuka bitewe n'ubwoba n'ihungabana nk'umuntu warubonye yagonze umuntu bituma ahungira ku nshuti ye iba muri ako karere ngo imufashe kwishyikiriza ubutabera. Ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse yemeye no mu nyandiko abunganizi be bavuze ko abibazwaho yimwe uburenganzira bwo kuganirwaho n'umunyamategeko ndetse ko n'isaka ryakorewe iwe ritakurikije amategeko agenga isaka ndetse ko nta na laboratoire urumogi bivugwa ko rwamusanzwemo rwamupimiwemo ngo byemezwe. Abunganizi be basanga DJ Toxic rero agomba kurekurwa kuko nta bipimo by'ibiyobyabwenge byigeze bifatwa mu mubiri we ngo ibisubizo bisohoke bishimangira ko abikoresha. Bavuze ko akwiye kuburana adafunze kuko afite adresse izwi ku buryo adashobora gutoroka ubutabera cyangwa se akaba yahabwa amabwiriza akurikiza ariko adafunze. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwagaragaje ko DJ Toxic yagonze umuntu yanyoye inzoga nk'uko bigaragara mu mashusho ya kamera zo ku muhanda kandi ko nawe yiyemereye ko agatotsi kamutwaye ubwo yari atwaye imodoka. Ku gutoroka amaze gukora icyaha bwavuze ko yari yahuye n'abantu b'inshuti ze mbere baganiraga uko hari aho bigaragara mu nyandiko ko bamuhaye inama yo kujya muri Uganda ahunze we ahitamo kujya i Karongi ku buryo usanga ibyo ari uguhunga aho kuba rero kugira igihunga kuko yanagiye ateze taxi voiture. Ku cyo kubazwa atunganiwe ubushinjacyaha bwavuze yabanje kubazwa niba yabikora atunganiwe arabyemera kandi ibyo nabyo biremewe mu mategeko. Ku isaka ridakurikije amategeko bwavuze ko inzego bireba zifite uburenganzira bwo kujya gusaka bidategetswe n'ubutabera ku buryo nta tegeko ritubahirijwe.
abamwunganira bavuze ko nta mpamvu yo kongera kugaruramo icyaha cyo gutwara imodoka yanyoye kuko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagikuye mu byo agomba gukurikiranwaho. Abo bunganizi kandi bagaragaje ko bisa n'ibirimo kwivuguruza kuba ubushinjacyaha buvuga ko Shema Arnaud yagambiriye gutoroka amaze gukora icyaha kandi hari aho bugaragaza ko yari afite ubwoba n'ihungabana kubwo kugonga umuntu agapfa. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangaje ko umwanzuro ku bujurire ku ifungurwa ry'agateganyo rya DJ Toxic uzasoma ku itariki ya 9 Gashyantare 2026 saa 9 z'amanywa. Rero aribyo twaba tuvuze kuri DJ Toxic.